waba uri umuyisilamu mu idini ryawe, waba uri umukatolike, waba umupantekote, mu idini ryawe ube maso kandi ugire gute usenge. Ariko Imana yanyeretse ko corona cyangwa se uburwayi butazavaho uzajya buhindura isura kubw'impamvu runaka. Mu by'ukuri Imana irambwira ngo izi nkingo nubwo tuba tuziterwa ariko nahuya ngo usenge kugira ngo Imana ibashe kubanza ari ubwayi gukingire. Hariho harategurwa idini rimwe ku isi yose yiteguye kuramya inyamaswa. Kubera rero iyi mikorere yayo igiye guteza ubukene abantu b'Imana kugira ngo ibashukashuke, ibashukire mu butunzi bayiramye. Rero iyo nyamaswa keshi irakorera mu idini no mu buvuzi. Ikindi Imana yambwiye ngo hagiye kwaduka abigisha b'ijambo ry'Imana benshi bazayoborwa n'amarangamutima, bazaba bavuga ibintu bashaka. Akeshi bazaba bafite intego yo kwangiza itorero. Ikindi Imana yanyeretse nabonye abagabo baboheye amaboko inyuma. Ndongera ndagushimiye wowe dukurikiye ku Isezerano TV. Ni by'agaciro gakomeye cyane kuba wahisemo gukurikira Isezerano TV. Kuri kamera nk'uko mubibona turi kumwe na Pastor Fan. Twishimiye kongera kubana nawe ku Isezerano TV. Murakoze cyane kongera kunyakira. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Reka dutangire ikiganiro cyacu n'isengesho. Mana yacu turagushimiye ko twongeye kugaruka imbere ya kamera n'abakunzi bose b'Isezerano. Turakuganiye kugira ngo ubane natwe muri aka gahe. Mwuka wera turaguhamagaye kugira ngo ube ari wowe ujya mu mitima yacu ndetse no mu bwenge mu bitekerezo, urobana ibyo tugomba kumva by'umugisha. Kandi data turirukana kirogoye yose yabasha kwitambika n'iyarwanya abana b'Imana kugira ngo batagera hakwiye, badahabwa umwami wanyu ibyo bateguriwe kandi by'umugisha kuri bo. Urakoze rero ko turwaniriye, kandi urakoze kubakijije, kandi ukabahindura amateka y'ubuzima bwabo. Bisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Pastor, ntiriwe njya kure rwose, njye mu bintu byinshi. Njye hari ubutumwa nari nabonye mu ishize ndabara yatanze ku zindi mbuga. Nifuza ko natwe abadukurikiye ku Isezerano TV twagirwa umugisha wo gukurikira ubwo butumwa, wenda nyuma tukaza kuba twabaganiraho. Nifuza ko naguha umwanya ukabanza ukabuduha kugira ngo abadukurikira nabo banze babwumve. Urakoze cyane. Ni ubutumwa nari natanze nk'uko bivuze, nari natanze mvuga ku byo Imana yanyeretse. Muri iyi minsi Imana iriho iranyereka ku buhanuzi buri rusange, buri rusange, butari ubw'umuntu ku giti cye, ahubwo buri rusange, atari n'ubw'itorero gusa, ahubwo n'ubw'abantu mu buryo bwose, aho baba baherereye bose bashobora kuba bakurikira icano, cyangwa se bafite umutima wo kumva bakunze Imana, cyangwa se bumva n'ibyo Imana ibabwira. Rero ubwo butumwa nibwo ibyo dusenga n'Imana iduha ibyo tuvuga nk'uko wabimbwiye. Urambwiye uti ubutumwa natwe ndumva abakurikira Isezerano bashobora kubuhabwa nabo bakabwumva. Nanjye numva ko ari ubutumwa nahawe kandi ngomba gutambutsa nkabwira abantu bose badukurikiye, kuko burya ntabwo umuntu wese aba afite abantu be mu muryango we. Nk'uko mwahisemo Isezerano uba ugomba kubwumva, kandi nta soni mfite kuko narabuhawe, ko narasenzera ndi mu masengesho Imana irabuma. Nagize iyerekwa mbona igiti hamwe n'inzu. Icyo giti cyari igiti kinini cyane, kijya kumera nk'umuvumo, nakwita umuvumo. Noneho ngiye kubona mbona gisa nk'igiti gisatuye mu rukuta rw'inzu. Urwo rukuta kirasaduka kabisa, urukuta rurasaduka, ariko hejuru cyari igiti gitoshye gifite ibibabi byiza ndetse kinashoye n'imizi, ariko iyo nzu yo yarasadutse. Mu busobanuro rero Imana yashatse kugira ngo impe nsobanuremo, ariko muri iyo nzu hagati aho hari hicayemo umuntu w'umukozi w'Imana. Ndamuzi, ni umukozi w'Imana. Hirya gato hari umudamu nawe nabonaga ariho arira, mbona ariho arira ari aho ngaho. Mu busobanuro rero bw'iki giti n'iyi nzu, nabwiwe ko iki giti ari leta,
ari za leta zose, ntago mvuga leta imwe y'igihugu kimwe mu nyumve, ntago ntumwe ku gihugu kimwe, ntumwe ku bantu bose. Ushobora kuba wumva ikinyarwanda, hakaba hari abandi batumva ikinyarwanda, ubasha kuba wowe wabasemurira nta kibazo ukabibahereza. Ni ubutumwa bureba abarundi, ukareba abagande, ukareba abanyekongo, ukareba n'abazungu, ukareba na za Nigeria n'ahandi, uwashobora wese yabubahereza kubera ubutumwa nahawe. Leta none iki giti rero gisobanura za leta, inzu nayo igasobanura imitima y'abantu cyangwa se ubuzima bw'abantu muri rusange. Mu by'ukuri nagiye mbazwa ku kibazo cyerekeranye, abantu benshi bakambaza, abasenga, abadasenga, abakurikira ubuhanuzi ntanga, kunze kuza ku macano nkaza nk'umupasiteri ariko nkanaza nawe nk'umuhanuzi. Mfite ibintu byinshi ngenda mvuga ari uko natumwe. Hari uburyo nigeze kuza mvuga ibyerekeranye n'ibibera muri Kiliziya Gatolika, wenda abantu bamwe mwagiye munibaza impamvu mbivuga. Nabivuze kuko nari mfite gutandukanya idini ndetse n'abanyedini baryo. Harimo abantu bari bafite ibikomere, bari barakomerekejwe n'abihaye Imana, kandi ari umukristo ugasanga ndabazwa ibintu, padiri yanteye inda, yambwiye ibi, yankoreye ibi, maseri ibi n'ibi. None ushaka kubereka yuko kandi naberezwaga muri rusange, Imana impishura ko hari n'abandi bafite ibyo bikomere, nubwo hari ababivuga n'abatabivuga. Noneho rero shaka kugira ngo nerekane yuko padiri ni umuntu afite ibyaha, akora n'ibyaha. None ngombwa ko nerekana ko hari ibyakorwaga n'abantu, ariko ibyakorwaga nabo, byakorwa na padiri, byakorwa na maso, ntago ari Kiliziya yabikoze. Kiliziya urukwayo, Kiliziya ni ekleziya, ni itorero ry'abacunguwe, nta hantu bihuriye. Rero rimwe biba bishya mu matwi y'abantu, rimwe nk'abakristo ku cyumweru bamwe na bamwe wenda ukibaza ko nakoze amakosa, ariko nari mfite intego kandi ntago nacogoraga, kuko hari abapadiri n'abafurere n'ababikira bajyaga bampamagara kandi bakambwira ko hari aho bibakuye, ko hari imiti nabahaga, nabwira ushobora gukorera Imana, ushobora kwiha Imana, ko Pawulo avuga ngo niba ubishobora ko wategeka umubiri n'irari ryawe nturongore. Rero dusomye ibyanditswe babasha kumenya aho bakoze ikosa, kandi ntago ari ukubacira urubanza. Ibyo rero ubwo bwari ubutumwa natanze, kandi igihe cyabyo byaranarangiye. Hari n'amacano YouTube mesha y'abantu baza kambwira waduha ubuhamya kuri ibi, watubwira. Nabwira ni igihe ubutumwa nahawe bwararangiye, hagezweho ubu. Kubera ko rero nsenga kandi ari uburyo Imana impamagaramo, igihe ndimo ubutumwa bijyanye n'igihe kiniki. Yimpaye ubutumwa bw'umuntu ndamuhamagara kandi nkabimubwira, ntago namubura. Rero ni ubutumwa bw'igihugu cyose nahawe. Rero iki giti noneho nk'uko abantu bagiye bambaza ibintu byinshi, ndabwira ni igihe itarabimbwira ntago nagira icyo mbivuga. Rero hari ibintu byinshi nagiye kwerekwamo, neretswemo icyo giti. Nabonaga leta hari ibyemezo cyangwa se n'ibintu leta iri gukora bikabangamira, bikababaza imitima y'abaturage cyangwa se y'abakristo, kandi ivugire mu rwego rwa gikristo, bashobora gufata bikabababaza. Byatumye rero noneho Imana inyereka n'izi nkingo, n'izi Covid. Twagiye tubivuga, benshi bagiye babimbaza Covid urayivugaho ikiraho, nta kimana yayimishuriraho. Ndetse ndibuka ko ndi mu bantu bagiye bavuga, navuze ibizaba muri 2020 itaragera, nubwo wenda ntari nzi ngo ni indwara iyi n'iyi, ariko hari byari bikomeye nabonaga. Kugeza rero umwaka wa 2021 ndumva byo nabitangarije kuri icano bizaba, kandi umwaka uzaba utoroshye, umwaka uzaba mu impfu zikomeye, impfu zatwara abantu benshi, za umwaka ugoye ukomereye abagenzi. Umwaka wa 2021 twarawinjiyemo, tugeze mu gice cyawo, dupfushije abaperezida, dupfushije abantu, dupfuje abashumba benshi, abantu barababaye, abantu barakakaye, ibyemezo n'ibyinshi, ibintu byose n'ibyinshi.
ibyo byose rero ni ibintu byagiye Imana itwereka ko dusenga Imana. Ibi bitwereka rero ntabwo ibintuma kugira ngo duceceke, ahubwo ibintuma kugira ngo tubisengere. Ibimbwiye ngo mbibabwire mu rwego rwawe, waba uri umuyisilamu mu idini ryawe, waba uri umukatolike, waba umupantekoti, mu idini ryawe ube maso kandi ugire gute, usenge, kuko idini ryose ririmo umugeni wa Kristo. Iyi ndwara rero ije nk'icyorezo kandi kiriho. Imana yampishuriye nk'uko abimbajije nabivuze, n'ubundi n'iki cyiciro ya gatatu itaraza ngira ngo hajeho korona ya gatatu, ariko yari itaranaza. Ariko Imana yanyeretse ko korona cyangwa se uburwayi butazavaho, buzajya buhindura isura kubw'impamvu runaka, buzajya bugenda buhindura isura kugira ngo habeho bwa buzima. Rero ubu buryo n'ibyemezo bimwe na rimwe bizagenda bifatwa, hari uburyo leta izaba isatuye imitima y'abantu. Mu by'ukuri Imana irambwira ngo izi nkingo nubwo tuba tuziterwa, simbabujije mu nyumve, ntabwo mbabuje ko mwikingiza, muri kingiza, ntabwo tuvuze ngo mureke kwikingiza, mwikingize, ariko nahuye ngo usenge kugira ngo Imana ibashe kubanza ari ubwayo gukingire, kuko nabwo ntacyo zizamara, ntacyo zizahindura. Ariko uzaba afite urukingo rwa Kristo, Imana yaramukingiye, hari icyo bizamugiriraho. Uru rukingo narwo rero Imana yanyerekaga ko uru rukingo turo duterwa cyangwa se dukingirwa nirwo rwasatuye kino gikuta ari we mutima w'abakristo. Reka mbisubiremo, nirwo rukingo rusatura, ariyo yanzu iriho isatura yasadutsemo, ari Imana yanyereka ko ari imitima y'abantu cyangwa se y'abaturage. Turi mu gihe Imana yavuze ko abami bifashe ku matama babuze ibisubizo, barashakisha hose kugira ngo barebe ko inkingo zose zabasha kugira icyo zikora. Ariko nkabwira unkurikiye ko ni byiza ko uruterwa, ariko nanone tubanze n'urukingo rw'Imana yacu rubashe kudutera, tubashe kubaho. Rero murasaba kugira ngo musenge, kuko uwo nawe ni umugambi wa Satani. Iyi ni indwara yaturutse ku mugambi wa Satani, ariko abayo izabarinda. Ikindi Imana yampishuye ngo hariho harategurwa idini rimwe ku isi yose ryiteguye kuramya inyamaswa. Harategurwa idini rimwe ku isi yose. Iryo dini ni uburyo tuzahurizwa, amadini yose azahurizwa hamwe. Kandi bimwe natangiye kubibona, cyo ko no kwa umwisilamu rwose ntatinya kukubwira ko nawe yasenze kandi yeretswe, akakubwira ati ibyo wavuze nanjye Imana yari yabinyeretse, ndumva ari byo. Kandi ibyo byari ikizira kera, byari ibintu bitabaho. Undi nawe akaza n'umukatolika akavuga ati, kabwira umwadeperi, kwa badeperi nibo bari bazwi ibintu byo guhanura cyane, kandi ni ibintu n'abantu batajyaga bahuza n'umunsi wa rimwe. Ariko akavuga ati ubu nanjye Imana yambwiye ibi ngibi nasinze, kandi Imana yambwiye. Mbese ubu umwigisha wo muri adeperi, umupantekoti, kavuge mu pantekoti, ntabwo akibwira umuntu ngo wowe ntabwo dusengana, ntabwo nta nubwo umwisilamu akibwira umukristo ngo uri umukafiri. Oya, niyo mpamvu ugiye kuroka ari umupfumu rwose, nawe aravuga ibyo akora, akiyamamaza akavuga ati nanjye ibyo nkora ni byiza. Usanga umuntu aririmba muri korali arajya ku bapfumu, kandi ukumva nta kibazo, banamubwira uti se ko wagiye mu bapfumu, nta kibazo. Usanga umuntu ari mu barangi kandi akakubwira rwose ko nabo basenga nta kibazo. Rero ni idini rimwe rero ritegurwa, umupfumu akavuga ngo ni umukristo, kandi ko kakakwereka ibyo akora, indirimbo zo mu gitabo nazizi. Ibyo byose ni idini rimwe rero ritegurwa, ariko ritegurwa n'imikorere y'iriya nyamaswa. Hari inyamaswa yo mu bihe by'imperuka irihwiza. Rero ibyo bintu, iryo dini rimwe niryo kugira ngo tuyiramye, duhurizwe hamwe twese, dushyirwe hamwe, duhimbaze twese. Umupfumu nyine aza acuranga, aririmba, abwirize, wumve nibyo anabwira. Kandi koko reka n'umukristo buriya, mbese ntafite izina rya gikristo se? Arapfumura ariko yitwa John, arapfumura ariko yitwa Yohana,
arapfumura ariko yitwa Mariya, ayo ni amazina ya Gikristo, arapfumura ariko arabifite. Kubera rero iyi mikorere yayo igiye guteza ubukene abantu b'Imana kugira ngo ibashukashuke, ibashukire mu butunzi bayiramye. Izabateza ubukene kugira ngo abantu bayiramye. Izateza ubukene abantu b'Imana, ibateza ubukene ku buryo uzajya kuko Imana inyereka ubukene izateza abantu b'Imana. Ndabonaga basa nk'abantu bariho bajya gusoroma ibihumyo kandi babirwana ibihumyo, sinzi arababyita ibyobo, ego baribyo bariho bahurira bose bagundaguranira, aribyo barya mu buzima bw'intica ntikize. Rero iyo nyamaswa ifite ubutunzi bwinshi, izashukishisha abantu, izashukisha abantu b'Imana, ndetse bigere no ku bapasiteri, bagutegeke uburyo ubwirizamo, bagutegeke uburyo wigishamo kugira ngo ubashe guhabwa bwa butunzi bwose. None iyo nyamaswa rero, hari abapasiteri cyangwa se ba musenyeri mu idini, ba shehe runaka yateguye, bagiye gukwirakwira isi yose, bagenda bigisha iyo myemerere, bigisha imikorere, bigisha uburyo tugomba kuba mu idini rimwe, bagende bigisha ku buryo bashobora kuvuga ngo nunaba watunga urutoke uwo mu rindi dini bakubwira ngo ukoze ikosa ahubwo unabihanirwe, bakwereke yuko ibyo ukora ari bibi kandi bose ari abana b'Imana. Ibyo rero mube maso kugira ngo mubashe gusenga, mumenye ko ibyo bintu, umenye Imana yawe, kubera ko abantu bazaza benshi bakoresha ibiterane, bakoresha amafora za fellowship kugira ngo babashe kwigara imitima y'abashumba. Wa mushumba rero abe maso, agumane wa mwimerewe, hazarokoka wa muntu uzaba utemera imikorere yawe. Ni igihe nyine hazaba ko umukristo nawe azagumana icyo yigishijwe, azagunda icyo yigishijwe. Hari igihe kizagera, niyo mpamvu bidusaba ngo Bibiliya tuyige ndetse tunayifate mu mutwe. Hari igihe izi Bibiliya ziriho zizatwikwa, zizambura. Niyo mpamvu usanga abantu benshi ubu Bibiliya yanditse irahenda mu rwego rwo kuvuga ngo banayice. Mpamvu ihenda nuko uburyo isigaye igera mu gihugu biragoye, igera igoye. Ubundi mbere yajyaga ishyigikirwa abantu benshi b'abasaza ba kera, bajyaga batanga inkunga, biriya ari iy'ubuntu, wayibonaga ku buntu, bagatera inkunga. Ariko ubu ngubu abantu benshi barapfuye, abana babo usanga ari bo ahubwo kugira ngo batange inkunga zo kugura impapuro cyangwa impu zo gukoramo impapuro zo kwandikaho ijambo ry'Imana, ahubwo bareba bagiye babijyana mu byo by'ubutinganyi, babijyana mu ba eliminate gutyo. Ugasanga rero Bibiliya tugezeho isa nkaho ihenze cyane, ahubwo bakadushishikariza kugira ngo tuzishyire mu matelefone yacu. Ariko iyi Bibiliya muri telefone isaha n'isaha hazamo virusi, barangiza bakayikuramo, bazayikuramo. Icyo gihe niyo uzaba ufite Bibiliya bizagufasha kuko uzagendera ku cyo wigishijwe. Rero umukristo muri ibyo bihe nibigera, biragusaba umukristo kugira ngo ubashe gusenga, ubashe kumenya, unarondore. Igihe kiranageze kwanza aho abakristo bagiye kurondora abapasiteri bameze gutyo, umurondoro umurebe mu bwite, ngo nta Mana ikurimo, kuko bazaba bateye gutyo. Ni n'igihe Imana, umuntu wese uzaba abwiriza akavuga Imana ya Isirayeli na Imana ya Aburahamu na Isirayeli na Yakobo, uwo muntu atazahabwa agaciro, azatezwa intambara, azatotezwa cyane, kubera ko icyo gihe hagiye kwaduka inyigisho zihindura Bibiliya, ari nabwo mujya mwumva mukumva mwakacara ngaha. Hari abantu bagiye babaho kavuga ngo Kristo araje. Hakurya mu gihugu cy'u Burundi yigeze kwaduka umugabo bita Migurumiko, yavuga ko ari Imana. Hari n'abandi hano uzakubwira ngo Edeni ituye aha ngaha, iri mu Rwanda. Ubwo azana dusobana igiti Adamu yariye na Eva,
aho gihereye tujya no kukireba tujya gukora urugendo. Ibyo byose ni ibintu bazahindura kugira ngo batujijishe batuyobye, bitanditse muri Bibiliya ahubwo by'amarangamutima yabo. Ibyo byose bizaza baburabuza abantu b'Imana bose bahindura abanyedini bo madini yose atandukanye. Bazagenda bazenguruka bigisha izo nyigisho kubera kugira ngo bayoboke iyo systeme y'iyo nyamaswa yihishe ubu ngubu. Rero iyo nyamaswa keshi irakorera mu idini no mu buvuzi. Mu idini, mu buvuzi, mu idini haraduka inyigisho, haraduka n'abakozi batandukanye bateye ubwoba, ndetse ubuvuzi haraduka indwara z'ibyorezo kandi zikazana n'imiti utamenya. Imiti batera, urabona ubuzima bw'umuntu asigaye agira imyaka 45 wajya kwivuza ati bundi rero ati bareba indwara urwaye akabwira ngo iyi ndwara n'ubundi ngo ni y'abantu bageze muri iyi myaka. Umuntu agusura ajya kureba ugasanga umuntu mu myaka 35 40 abafite bya hypertension, afite za diabete, za kanseri, bakabwira ngo ubundi ngo muri iyi myaka wahagombye kurwara. Ibyo byose rero ni imikorere ya Antikristo n'iyo nyamaswa. Kandi iyo nyamaswa izasiribanga imiyoborere y'idini, ikureho imyemerere y'uburyo Imana yavuganye n'umunyedini imuhagurutsa, ahubwo imuhe system agomba gukoreramo. Ubwo iyo umunyedini cyangwa se umuyobozi w'idini atangiye itorero, Imana iramuhagurutsa ikamubwira intego n'ibyo agiye kwikora n'ibyo agiye kuvuga. Yohana yaje arangurura ari mu butayu, aravuga ngo mutegure inzira z'Uhoraho, ararangurura aravuga. Yesu aza nawe abwiriza avuga, ariko abo bose Yohana bamuciye igihanga, na Yesu nawe bamumanitse ku musaraba. Hari n'abandi baje nyuma ya Yesu bavuga ubutumwa, hari abaje bita muri bo Kristo, hari abaje bavuga ko Yesu atari Mesiya, hari n'abaje bavuga ko Yesu atabambwe ku musaraba, atashyizwe ku musaraba, atari we bahambye ahubwo ari Simoni. Abo bose babayeho. Rero ibyo byose ni ibintu bizaba bibayeho kugira ngo bicanganyikishe abakristo, bisiribanga imiyoborere. Ukajya kure ugasanga wowe mu Kristo kugira ngo uzinuke itorero usengeramo barivangavange, bazimura abayobozi b'itorero, bimika abo bashaka kubera kubw'inyungu zabo. Ikindi Imana yambwiye ngo hagiye kwaduka abigisha b'ijambo ry'Imana benshi bazayoborwa n'amarangamutima yabo. Byaranatangiye, birashoboka ko byatangiye. Abo bigisha bazayoboresha amarangamutima yabo, bo bazaba bavuga ibintu bashaka. Akenshi bazaba bafite intego yo kwangiza itorero. Bazangiza itorero kandi bangize na wa mushumba, wa muntu wigisha inyigisho z'ukuri. Nicyo kintu bazaba bagambiriye kugira ngo bamwangize. Abo rero bazaba bafite amatitire, bazaba ari ba pasiteri, ba apotere, ba reverandi, ba profete, ba bishopu. Iyi nutazavuga titire ye muzashwana cyane, uko ashyize icyubahiro imbere cyane kuruta agakiza. Icya kabiri, uwo muntu azaba ayoborwa n'amarangamutima ye. Ibyo azavuga byose n'imyitwarire yo izaba itandukanye na titire ye. Izaba itandukanye na titire ye, kuko uwo muntu azaba afite kuvuga amagambo y'urukozasoni, azafite amagambo y'urukozasoni. Rero bazayobya benshi, abo ngabo bazayobya benshi. Nubagenzura uzasanga ingeso zabo zihwanye n'ibyo batari byo. Abo bazaba boherejwe n'iyo nyamaswa kugira ngo bavugane, bavuyanga itorero, baryambike ubusa, bambike itorero ubusa, ku buryo uzasigara nta cyizere ugifitiye umuhanuzi, uzasigara nta cyizere ugifitiye itorero. Ko bazasiribanga, babwiriza ibintu, bavuga ibintu
umushake w'urubuto umubure. Abo rero bagiye gukora cyane, bajye kuri social media, bajye mu matorero, azagaruka avaho amaze gukora ibintu, ajye no mu ntuza, ajye no mu rusengero abwiriza, ubone koko ni umukozi w'Imana. Usanga arasambana, usanga aranywa inzoga, usanga arakora ibintu umushake w'urubuto rubure, kandi arangiza avuga ati genda pasiteri, kugira ngo nuhura nawe uhite wumva ko abapasiteri bose banywa inzoga, uhite wumva ko abapasiteri bose basambana. Bene abo bazivanga muri politiki, kandi ntabwo bazavuga ubutumwa bukwiriye, kuko ntabwo uzasanga kenshi batakubwira kwihana, ahubwo kenshi bazakubwira ibijyanye n'irari ryabo by'ibyo bashaka. Ikindi Imana yambwiye ko hazasenyuka ingo nyinshi, kugira ngo imitima y'abana ibabare. Hazasenyuka ingo nyinshi, hajya kwaduka ubusambanyi bwinshi bushingiye ku bantu utanatekerezaga. Noneho ingo zisenyuke, usange umugabo ntagira ibanga umugore, n'umugore ntagira ibanga umugabo. None birangira ingo zisenyuke, kugira ngo abana babo bagire gute, bababare. Abana babo bajye ku mihanda barire, bitotombe, bicuze. Ikindi nabonye amarira menshi y'abagore barira ku bw'abana babo, bababazwa n'ibintu abana be bakorerwa, bababazwa n'uburyo abana bariho basambanywa ku gahato, abagore bariho barira bababaye, abana bari banywa ibiyobyabwenge, kandi ukabona nta kibazo. Rimwe bazabishorwamo n'abantu bakabaye ari icyitegereza imbere yabo. Ikindi Imana yanyeretse, nabonye abagabo baboheye amaboko inyuma, bivuze ngo umwuka uriho umanuka, yo kumanuka wo gutuma abagabo bakora cyane ariko ntibagire icyo bacyura, akore avunike, ahubwo yisange icyaka igihe agiye gusingira, acyamburwa afungwe, acyamburwa kubitwe, acyamburwe ahe guta urugo, yiruke. Azasanga abantu benshi barwaye umutwe udakira kubera ibibazo. Iteka rero umwanzi azabakoresha kugira ngo akore cyane, ntagire umwanya wo kuruhuka, ariko ntagire igihe azagwiza ngo abone ko ahagije urugo rwe. Icyo gihe azaba uwo guta urugo, yiruke. Rero mbona uwo mwuka ni umwuka umanutse kugira ngo ukenye abagabo. Ibyo ni byo Imana yanyeretse. Reka tugushimire. Ngira ngo ubutumwa ubwabyo wenda wagiye unabisobanura, si ngombwa ko tuza kubuvuga ibintu byinshi, ariko ndashaka tuza kuvuga ku kantu gato ku nyamaswa, kuko bakunze gukoresha inyamaswa, tujya tunumva ikoreshwa cyane, ariko hari abantu wenda baba badasobanukiwe mu by'ukuri. Iyo nyamaswa ishushanyije za leta z'isi. Iyo nyamaswa ishushanyije leta z'isi ko ni inyamaboko. Inyamaswa ni inyamaboko, kandi na leta nayo ni inyamaboko. Leta yose ifite imbaraga kubiyobora. Rero izaba ari inyamaswa yateguwe. Bivuga ngo hariho iyo nyamaswa wenda ari imikorere iba, ariko ni inyamaswa izaba ni leta imwe ku isi yose, nayo iriho itegurwa. Uyu munsi wenda navuga ngo irakorera muri leta 7, irakorera muri leta 7, ariko iyo leta 7 iriho ikoreramo inyamaswa ubu iriho irakora ibishoboka byose ku buryo igera muri leta zose, iriho iramanuka ikoresha yigisha imikorere yayo, kugira ngo leta zose z'ibihugu zose ziyoboke. Hari ibyo bimwe zibayobokamo, hari ibyo zitayobokamo, bigendeye ku mico. Rero niyo mpamvu iriho isiribanga itorero cyane, kuko itorero ntabwo ryemeranya nabo, ryo ryabashije guhishurirwa iyo mikorere, ariko leta zimwe ntabwo zirahishurirwa iyo mikorere, ko ibona ko ari byiza, babifuriza ibyiza. Hano habaye intambara, tugiye kubaha imfashanyo, ariko hirya y'imfashanyo hari ikindi, bateza indwara, bakaza bazanye imiti harimo inyungu zabo, bateza intambara, bakaza bazanye imbunda, baracuruza bo, mu gihe abandi rero baharenganira bo baracuruza. Rero iyo leta nayo irategurwa, ariko niyo iri mu nyamaswa, ariko izakoresha za leta, ikoresha n'itorero. Niyo mpamvu
iriho itegura abapasiteri cyangwa abamusenyi cyangwa abashehe mu buryo bwabo kugira baze nabo batangire baze bagende bagizenguruka ibihugu byose bagenda bavuga imikorere yabo. Bivuga ko umukristo agomba akwiye kutemera imfashanyo cyangwa inkunga ahabwa. Ntago ari byo mvuze, ariko nabwo buryo tuba dukeneye no kureba n'inkunga duhabwa, ko ugomba no kugenzura inkunga. Wenda igihugu gishobora kwakira inkunga biturutse n'ibibazo abaturage bacyo bafite, ariko umukristo nawe agomba kumenya inkunga ahawe. Se ushobora iyikisha inyuma, usiko umuntu ashobora kuguha inkunga ariko akakubwira ngo genda unyicire vode. None se ko aguhaye miliyoni zingahe ariko agutumye kwica, aguhaye 100,000 angahe ariko agutumye kubeshya. Ugomba kugenzura impano simbi, inkunga simbi, ahubwo ije mu buhe buryo. Ugomba kugenzura kumenya inkunga wakiriye ikigiye gukora. Nicyo nshatse kuvuga. Turimo dusoza, ndifuza kuha ubutumwa umukristo wese wumvisha ubutumwa, uburyo akwiye kwitwara muri iki gihe nyine ibyo byose bigaragaza ko birimo bisohora. Urakoze cyane. Icyo naha umukristo navuga ngo buri muntu wese mu itorero abo wejejwe muri ryo. Navuga rero ngo uyu mukristo wumvise ubutumwa nabe maso kandi asenge. Uyu mukristo wumvishije ubutumwa nareke kurangazwa n'iyo mikorere, ntarangazwe n'iyo mikorere y'abo bapasiteri bateye gutyo, ntarangazwe n'iyo mikorere y'akavuyo kariho kaba mu itorero. We ahagarare ku cyo yamenye n'icyo yigishijwe, aharanira ubukristo bwe kuruta kuba umucamanza cyangwa se kuruta kumva ko we agomba kureba itagenda, ahubwo we aharanire kugira ngo ahagararire ku gakiza ke, arinde agakiza ke, arinde ubusugire bw'agakiza ke, abe maso kandi yitegure we abe. Navuga ngo mube maso kandi dusenge kugira ngo ibyo ntago twabuza ko bitazaba, ahubwo Imana iduha ubwenge bwo kubasha kurondora no kubasha kumenya ibyo bintu, no kumenya uwo mwigisha uguhagaze imbere koko niba ayobowe n'amarangamutima, niba ari intumwa ya antikristo, niba ari utumwe n'ibindi bintu, ko abantu batumwe na benshi, ari ikintu atumwemo wowe ubashe kumenya. Hari uburyo umuntu asenga, dusengesha umwuka iteka, urondoresha umwuka. Umunyamwuka arondora bose, arondora byose, ariko ntawe umurondora. Ibyo rero nibyo duharanira kugira ngo wowe nicyo nkwifuriza, kugira ngo ube maso kandi usenge. Iri ni ubutumwa bw'imbuzi bwo kutubura, n'ubuhanuzi Imana yatanze kugira ngo butuburire, bukubure nanjye bumburire, twe gucogora, twe kuba mu kavuyo ko kumva ko ibintu byacitse byadogeye, itorero ntari kiriho, bimuye abashumba bacu no turagowe, batuzaniye abangaba no turagowe. Oya, ahubwo wowe uhagarare ku cyo wigishijwe, uhagarare mu mwanya wawe kandi ukizwe mu kiranukiremo. Reka nshimire abaradukurikiye bose, nshimire nawe kwemeye kuduha uyu mwanya kugira ngo utambutse iby'Imana yakoretse. Reka dusoze udusengera, ariko hari uwakwifuza kukuvugisha kugira ngo abashe gusobanukirwa bikomeye cyangwa se birambuye ubu butumwa, kuko numvishe ubutumwa butoroshye. Hari uwakenera ko wamusobanura, wamuha kontakte ubundi ukadusengera. Urakoze cyane. Wambonera kuri channel yanjye bita Umusozi Getsimani, ndetse no kuri nimero de telefone 0788561204. Aho ngaho niho wambonera. Murakoze cyane. Mana turagushimye, turategura imitima yacu kugira ngo tuba abagenzi bajya mu ijuru. Buri muntu wese udukurikiye wumvise ubutumwa kugira ngo abe maso kandi asenge, ye gutinda Mwami Imana kuri iyi mikorere y'umwanzi, ahubwo ubutumwa bwiza arabwumvise kandi buratwegere kuruta imyambaro twambaye. Mana uduhe ibyiringiro, kandi ibyo nibyo Mwami wanjye dutegerezanyije amatsiko, kuko data dutegereje kuzakubona amaso ku maso. Iwacu ni mu ijuru, hano ku isi turi abacumbitsi, turi n'abagenzi. Urakoze rero, urakoze Mana kubwa buri umwe wese wahisemo kumva ndetse no gukurikira icano kugira ngo ubashe kumugira neza mu izina rya Yesu. Amen.